Guys my people, uyu munsi ngiye kubakubitiye imirongo mumbwire nimba iyi ngoma ndi kwigwamo neza fresh. Okay, twagiye mbo kuba umugabo si ugutobora uvuge ngo usibye ikindimo kimatirije hip hop n'urugaro mwabanyiko tubiye gato natakaje nyeneye utakaje ubumuntu agenda abwiyo kurenga ikindimo kinyagukamuko hip hop ingegera dore harahiye badushinja ko kugafata bisabi tabi ngabo mwatucishe bose mayindiri chip niyo kesi mbareze cause ngikindimo bavandimwe mbabwira niki abishika gicumbi nta muhanzi bakumbuje frage y'umuhonda yisiboye nyawe nyiri kagoma. Okay, sorry kuba naratinze bakakwita umwami tugusimoka yose ifite ubumara n'ubumara bwose kugera umumaro wagufanyana kureka kubwiyo hiti wanakatirwa ayisiboye nyawe nkambuka bro. Ngukuga twiko keza nk'akigini tamujone people bose bagushone net n'ama baby mu mabare street dipu n'abatipe kukajwi gatoya nk'akihene na muzika yireke ugiye gufana igare kuko mbona uhateze fema isi boy muri game mfite time we rubyogo zanaki niga papisi nkunda babisi sininde ntazi nakini ki wapfa nkaza kuko nambwe icyuzukwe story yawe niyo yimatwe kuko nta ukeneye hu mu matwi ayisi boy muri game mfite time zanaki yo ngo noneho ikindimo kinteye kuvuga ibi mbere na mbere rest in peace Jay Paul King wacu watabarutse nizere ko iyo mwijuru wakabye abamarayika stage wasajije Petero na Yohana ari abafana ndetse Bobo na Pake nabo bakumva kuko imva yawe turacyayisura. Ese mbabaze Bobo widi mwijuru igaragarite nizere ko nk'umuhungu Jesus namurabutswe mumubwire ko imigisha ikenewe mu isi y'abarapa ndetse izuba riturasira ice boy nyawe bro mumbwire muri comment kuntu ingoma muyumvise nyine tu.